uramukunda cyane kugeza ubwo nta kintu na kimwe udakora ngo umukunzi wakunde yishime, ariko uracyafite umutima uhangayitse, ariko uracyashidikanya. Ese wabuze impamvu ibitera? Nkurikirana tuganire maze nkubwire impamvu ituma guhora wishidikanyaho kandi mu by'ukuri umukunda nako utagira ngo umwereke kumukunda. Nguhaye ikaze Vision Talk. Ndagusuhuje cyane kandi nongeye kuguha ikaze wowe dukunda, wowe utwifuriza ibyiza umunsi ku munsi, cyane cyane wakoze subscribe. Ndagushimiye cyane, ndetse nawe niba utarakora subscribe nakushishikariza gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubana natwe ndetse duhe n'inkunga ikomeye mu byo dukora byose ndetse no mu byo turimo byose. Igitekerezo cyawe ni inyamibwa kuri twebwe. Rimwe na rimwe mu buzima bwacu bwa buri munsi hari igihe tugira umukunzi ndetse uri mu rukundo, uraryohewe cyane, urumva wowe n'ubuzima bwawe rwose ukumva araryohewe. Uri kumwe n'umukunzi wawe wishimye, mwatsembereye muri kumwe, ukaba wumva ibineza neza byuzuye muri wowe. Haba kuri telefone uramuvugisha, iyo telefone umara akanya uri kureba kuri telefone kugira ngo urabe ko umukunzi wawe ameze neza, uba ushishikajwe no kumenya amakuru y'umukunzi wawe. Ariko se kubera iki uhora uhangayitse? Kubera iki uhora utigirira icyizere mu rukundo? Kubera iki? Iki ni ikibazo cyane gikomeye, cyane cyane kuri wowe, cyane cyane wowe musore se cyangwa se wowe mukobwa wiburiye icyizere, ufite umuntu ukunda bya nyabyo ariko kandi nawe uramukunda mu by'ukuri, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo urizera neza ko uwo nguwo ukunda nawe agukunda bya nyabyo. Iteka ryose ubona uramuhamagara, wakumva ari kuri telefone ukagira ngo hari abandi bari kuvugana nawe, wakumva afite undi muntu bari kuvugana nawe ukavuga ati buriya ari kunca inyuma. Mu by'ukuri uramukunda ariko ntabwo ushobora kumwizera. Kubera iki utizera umuntu ukunda? Kubera iki uri gukorera akababaro k'ubuzima bwawe bwose? Niba udashobora kwizera umuntu ukunda, mu by'ukuri utaramukunda neza, kuko umunsi wamaze kumukunda neza uzamwizera. Ikindi kandi gishobora kuba utizera uwo muntu ukunda, ushobora kuba ufite gufuha gukabije ubana muri wowe. Burya nkubwije ukuri ko gufuha gukabije kutazigera, ntabwo bizigera bituma uryoherwa mu rukundo, kubera ko niba akantu kose ugafuhiye, buri muntu wese umufuhiye, utekereza ko uwo muntu ukunda we abibona gute? Rimwe na rimwe abibona nk'aho uri kumubangamira, kandi akabibona nk'aho we utari proud ye nk'uko nawe ari proud yawe. Rimwe rimwe agacika intege. Yari umwana mwiza rero, hari igihe bishobora kurangira abaye umwana mubi cyangwa se agatangira kuguca inyuma koko, kubera ko igihe cyose urabimucyurira, kubera ko igihe cyose utekereza ko ari kuvugana n'abandi urabimucyurira ukamwereka ko utamwizeye. Nicyo kintu cya mbere. Ikindi kintu rero ukwiye kumenya burya nuko mu rukundo habaho kwishyura ukizana, ndetse hari impamvu umuntu aguhitamo mu bantu 1000 yahuye nabo, hari impamvu umuntu aguhitamo mu bantu barenga 100 yahuye nabo, akaguhitamo wowe wenyine akagukunda ndetse nawe ukamukunda. Ikindi kandi ukwiye kumenya ndetse ufite no kumenya bya nyabyo, nuko abantu aho tuva tukagira twese tugira abantu badukunda, abantu aho tuva tukagira twese tugira abantu bifuza ko twababera abakunzi, tugira abantu twifuza ko batuba hafi, twababa hafi. Buri muntu wese hafi akagera, even n'uwo musore ukunda n'uwo mukobwa ukunda, hari umuntu umukunda. Kuba ukunda umuntu ntabwo bisobanuye ko nta wundi muntu umukunda. Wese ko wamukunze, hari abandi bamukunda, sibyo? Hari abandi ibyo rero ugomba kuba ubizi. Niba ukundana n'umuntu, umenya neza ko uwo muntu ukunda nubwo umukunda hari undi muntu umukunda. Ntabwo rero kuba mukundana bisobanuye ko abandi bantu bazamwanga. Icyo wamukundi n'abandi bakimubonamo, none ushobora no gusanga bakimubonamo no kurenza uko ukimubonamo. Ahubwo mu rukundo habaho amahitamo. Iyo wakunze umuntu nawe akagukunda, nicyo kintu cy'ingenzi wari ukwiye kwishimira. Kuba uriya muntu umukunda ni kimwe, ariko no kuba gukunda ni ikindi. Iyo mwembi rero mukundana biba biryoshye cyane, niho hantu noneho buri wese aba yumva ko afite icyizere mugenzi we. Ariko ushobora none kuba utekereza ko umuntu mukundana kandi mudakundana, ahubwo umukunda ariko batagukunda. Iyo urukundo rumeze gutyo rero bigenda gute? Niba umuntu agukunda cyangwa se nawe ukaba umukunda ariko batagukunda, icyo ukora nk'umwanya igakubaho umukunda nyine
niba udashoboye kubireka. Ubishoboye wabireka ukavuga ati njye nanjye ntabwo nkeneye gukunda umuntu utankunda. Iyo ubishoboye urabireka ukabivamo. Ariko nanone hari ikindi kintu kimwe ukwiye kwibaza, ntabwo igihe cyose abantu bakundirana icyarimwe. Ntabwo umukunzi atangira kukwiyumvamo nk'igihe nawe watangiye umwiyumvamo. Ushobora kumwiyumvamo mbere yuko akwiyumvamo, ugategereza ukamuha umwanya ndetse ukamuha n'amahitamo, ndetse ukanamwereka ko ari wowe muntu w'agaciro yakwiriye guhitamo kandi mu buryo bwiza. Sibyo? Burya gukundwa kwacu nitwe tubigiramo uruhare 90%. Imyitwarire yacu niyo ituma abo dukunda bakomeza kudukunda. Ikindi kandi hari ikintu kimwe ukwiye kumenya mbere yuko ufata umwanzuro wo kuvuga ngo uyu muntu namukundaga ariko reka mureke. Banza urebe ati se uriya muntu ko mukunda mwitwaraho gute? Muha impamvu zirenga nyinshi zo gutuma abona ko ari wowe wanyawe mu buzima bwe. Muha impamvu nyinshi zibona ko akeneye umuntu umeze nkawe. Wowe wirwa nangura hamwe ngo ndamukunda wayi kubeza umukunde. Ibyo nta no kubujije kumukunda, ariko se umukunda gute? Umukunze gute? Menya uburyo witwara mu gihe wakunze umuntu, ndetse unamuha impamvu ituma abona neza ko ari wowe umuntu akeneye ko umubera umukunzi. Gukunda rero ni amahitamo ndetse n'ibyishimo. Wikunda umuntu wiyorobetse, wikunda umuntu warengejeho. Oya, kunda umuntu, umukunde we wanyawe, ndetse nabo najya kugukunda, nafata umwanzuro wo kugukunda, agukunde azi umuntu ari gukunda uwo ari we. Ukigira ubutari we kugira ngo bagukunde, kubera ko ibyo uri gukereye igisasu kizaguturikana umunsi umwe, maze ukabaho ubuzima bwawe bwose ubabaye. Hari abantu ubu ngubu bari muri relationship cyangwa se bafite abakunzi ariko batigera bishimana gatoya. Ntabwo ruba ari urukundo nshuti yanjye. Niba ufite umukunzi mukamukundana ariko ukabutishima mu nagake, ubwo ntabwo ari urukundo. Niba ufite umukunzi ukabora kurwikekwe, ubwo ntabwo ari urukundo. Niba ufite umukunzi ukaba nta munsi n'umwe aragushimisha, ahubwo ukaba wakifuza kuganira n'inshuti zawe zisanzwe kurenza uko mwaganira. Si yanjye tekereza neza ku muntu mukundana, kuko aho ntabwo ari aho hantu hanyaho uri kubarizwa. Warayobye cyane. Urukundo ni ukwishyira ukizana ko amarangamutima y'umuntu yagukunze, y'umuntu akwitaho, y'umuntu akakumenyera ibyiyumvira, akakumenyera ibyishimo. Ntabwo urukundo ari amafaranga menshi umuntu aguhereza. Sibyo? Umuntu ashobora kuguha amafaranga atari urukundo, kuko n'indaya barazigura kandi bakazigura amafaranga. Sibyo? Ahubwo menya ngo urukundo ni iki. Niba ukeneye urukundo mu buzima bwawe, menya ko ukeneye urukundo. Niba ukeneye amafaranga, menya ko ukeneye amafaranga. Mbere yuko ukunda cyangwa se mbere yuko ufata umwanzuro wo kujya muri relationship n'umuntu, banza umenye ati uriya muntu mukeneye iki? Mukeneyeho amafaranga cyangwa mukeneyeho urukundo? Niba umukeneyeho amafaranga, ushobora gusanga nta rukundo afite. Niba umukeneyeho urukundo, ushobora gusanga urwo rukundo ntarwo afite, yifitiye amafaranga. Hari abantu benshi badafite urukundo muri iyi minsi, ahubwo bafite amafaranga. Harimo abantu rero bazi guspendinga amafaranga yabo ku bantu, akaguspendinga amafaranga ukamuha ibyo akeneye, akigendera, icyo kikaba kirahagije. Ntabwo rero uzafata uwo musore nk'uwo nguwo umenyere guspendinga amafaranga, cyangwa se umugabo ngo umuhereze umutima. Hereza umutima umuntu ubona uwukeneye. Sibyo? Abantu benshi babazwa mu rukundo kubera ko batanze ikidakenewe. Wowe umuntu niba akeneye umubiri, kubera icyo umuha umutima. Umuntu icyo akeneye, banza umenye neza umuntu icyo akeneye kugira ngo ubone icyo umuhereza. Niyo mpamvu gukunda kwacu byari bikwiye kugenda gakeya. Ibyiza wakakunza umuntu wabanje kumugira inshuti, mwarabanje kumenya namwe ukaba inshuti. Ibyo nibyo biryoha, nicyo kintu kikuryohera. Niho hantu uri mu rukundo wisanzuye, wirekuye, uri umusazi, wishimye, ibintu byose bimeze neza. Niba ukunda gusara, ugasara nyine, umukunzi wawe akaba azi ko uri agasazi ke, ibyo biraryoha cyane. Iyo relationship iraryoha cyane kugeza ubwo utakifuza ko hari n'undi muntu wayigukuramo. Ariko niba wigengesereye ukaba urimo wifata kugira ngo umukunzi wawe ukunde umushimishe, never. Twatangiye tuvuga ku kibazo cyo kutiyizera mu gihe ukundana n'umuntu. Iyo ukundana n'umuntu ukaba nta cyizere wifitiye, cyangwa se ukaba uzi ko hari inenge ufite, niyo mpamvu itera kumva ko uwo muntu mukundana atari uwawe. Isaha n'isaha hari igihe uba wumva azagusiga kubera inenge yawe. Kubera iki? Ntabwo wiyizera.
ariko nyamara hari icyo udakwiye kwirengagiza. Uwo muntu ugukunda, niba nta kintu na kimwe umuhisha, agukunda uko uri. Iyo ntege ufite arayigukundira, sibyo? Icyo ni ikintu kimwe ukwiye kumenya ndetse ugashyira mu bitekerezo byawe. Niyo mpamvu rero ukwiye kubaha buri muntu wese ugukunda ndetse ukubaha n'amahitamo ye. Kuba ukundana n'umuntu ntabwo bisobanuye ko ari inshuti ya nyuma n'iya mbere afite. Afite inshuti, afite famiye agomba kwitaho. Muha umwanya ziteho, muha umwanya amenye n'inshuti ze, kuko gukundana nawe ntabwo ari gereza. Nubwo mukundana, imyitwarire yawe ishobora gutuma kureka kandi yagukundaga akisangira undi muntu umuha amahoro, igaguha amahoro umukunzi wawe. Ibyo nubishobora akumva ko imbere yawe ariho hantu heza ho kwishimira, urukundo rwanyu ruzabaryohera kandi rugere kure. Iki kiganiro ni kirekire cyane kubera ko hari imyumvire myinshi abantu baba bafite ndetse tuba dukeneye ko imyumvire iva mu bantu. Icy'ingenzi ukwiye kuvana muri iki kiganiro ni ugukunda urukundo rufite intego kandi ukaba uzi neza umuntu mukunda n'uwo ari we. Reka gufata umutima wawe ngo utagaguze ku bantu bose ubonye, kubera ko umutima wawe ni uw'agaciro, ibyishimo byawe ni iby'agaciro. Nujya gukundana uzagende uzi neza icyo ugiye gushaka icyo ari cyo. Uzagenda uzi neza ko ugiye gushaka amafaranga cyangwa ugiye gushaka urukundo. Urukundo rwa nyarwo rero ruhera muri wowe rukagera no ku muntu muri kumwe mu rukundo. Niruhera muri wowe nawe bizamugirira akamaro. Uhereza umukunzi wawe amahoro, mwizere. Kwizerana hagati yanyu niyo nkingi ya mbere izatuma urukundo rwanyu rugerwaho. Aho ugenda hose haba hari abakobwa, haba hari abasore, abo bose bagakundanye nabo, ariko hari impamvu utigeze ukundana nabo, waba bose ukabareka ahubwo ugafata umuntu umwe. Uzubahe rero iyo mpamvu yatumye uwo muntu akubera umukunzi wawe kandi hari abandi benshi asize. Nicyo kintu wakwiye kwizeraho umukunzi wawe. Niba udashoboye kwizera umuntu muri kumwe muri relationship, umureke ufate undi muntu ushoboye kwizera. Gusa nanone ntabwo nakugira inama yo kureka umuntu ngo nuko utamwizera. None se abantu bose se nutabizera bizagenda gute? Ikindi kintu none kizatuma ubaho wishimye mu buzima bwawe ni uko understanding umuntu mukundana, ukamenya ngo se umuntu dukundana ni socialism cyangwa se arikunda. Ibyo nabyo ukaba ubizi. N'umuntu mukundana asabana n'abantu bose, ibyo ngibyo bagakwiye kuba ari we muntu wa mbere ubizi. Ntugashidikanye ku muntu ukunda. Niba umuntu mukundana uzi ko ari umuntu uganiriza abantu bose, ntabwo uzatega amatwi abantu bafite amagambo yo kuza kubateranya. Icyo nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi wakakwiye kumenya ndetse wakakwiye no gushyira muri wowe. Ndagushimiye cyane rero niba twatanye iki kiganiro. Sinzi niba hari ikintu kigusigiye muri wowe, ariko gusa icyo nakubwira cyo ni uko ugomba kwiyubaha, ukiyizera bihagije kugira ngo uzabone no kwizera umukunzi wawe, ukumva ko kuba umukunzi wawe agukunda hari impamvu yagukunze, iyo mpamvu ugakomeza uyirinda ndetse ukayiharanira ko itazigera n'umunsi n'umwe iyo mpamvu ibura cyangwa se ivaho. Iha agaciro, wiyizere ndetse wizerere n'umukunzi wawe, kuko ibyo bizatuma ubaho wishimye, ubaho wirekuye. Umukunzi wawe wumve ko ahari kumwe n'abakobwa se cyangwa abagore cyangwa se ari kumwe n'abasore, wumve ko nta kibazo ufite. Wowe ubwawe uniyize uvuga ati ngewe umukobwa dukundana arankunda bya nyabyo, sibyo? Niho hantu bizatuma noneho nimugera no mu rugo uzabuze ko umugore nyine umufite ari uwawe, sibyo? Ukizera ko ari uwawe. Niba umukunzi ataraguha impamvu ya nyayo, kuki uhora uhangayitse umuhangayikiye? Ni umuntu mukuru, azi gufata ibyemezo, azi guha ubuzima bw'umurongo. Ahangaha ndi kubwira abantu bakuru, abantu bakuze, abantu bakundana bazi icyo barimo. Iyo ukiri umwana ntabwo ahangaha iki kiganiro kikureba rwose. Iki kiganiro kiri umuntu mukuru ukuze ukeneye urukundo rwa nyarwo, udafite irari ry'amafaranga, ahubwo ukeneye umuntu umufasha kwishimira ubuzima abayemo, umufasha kwirekura kw'amarangamutima ye. Wa muntu wahaze irari ry'amafaranga ahubwo agashaka urukundo rw'ipiwa. Abantu bakundana barahari, hari abana bakitonda, hari abana bagifite umutima muzima, hari abasore bitonda bafite urukundo rw'ipiwa,
hari abantu batakunda akajagari mu rukundo. Ita rero ku cyo umukunzi wawe akunda ndetse akeneye, ndetse nawe ubwawe ugire kwizera muri wowe. Ibyo bizatuma uryoherwa mu buzima bwawe bwose kandi ubeho neza wenjoyinga hamwe n'umukunzi wawe. Ndagushimiye cyane rero, niba twatangiranye kino kiganiro wifuza kuri iki gitekerezo watwandikira muri komenti. Wifuza kuba hari ikintu kindi watubwira namwe watwandikira muri komenti. Kora share, ukora like kuri iyi nkuru niba hari ikintu igusigiye, niba hari ikintu kino kiganiro kigusigiye. Ndagushimiye cyane rero, Imana ikomeze iguha umugisha, ndetse niba ukeneye izindi nkuru zagufasha kugira ngo ube mu rukundo rwa nyarwo, ndi hano kugira ngo ngufashe. Imana ikomeze bane nawe.